jewe mfite esprit militaire sibyo harombe hisha aya ubu nkaba mu gisirikare kidafata defense nimwe nkaba mu gisirikare nuko ingabo zirubakwa urumva igisirikare kirubakwa nkuko abantu bazi bubaka nyine ibyo bita kubaka establishment kirya cyose ariko abadede baraje cyana tuvunyesha bajya muri cyana tuvunye baratera mu cyatu nyama 20 irashize ubundi twe tujya dukarabye sha dufasha Uvira twahita dutera mututse mu kirundo barumiwe ubundi barabajyanama be no muri communication bavuga ko ntuzongera kuvuga ukora amasinye ne watumiye Siriya kimuhoya nayo utari tayari ari tayari yarekera muganza ariko nawe uramutse Siriya kimuhawe nayo none se umuntu ushinzwe communication muri presidence y'u Burundi kuki atabanza kuvuga ngo kuko babanza kubasaba ikiganiro ngo bakirebe mbere yo kugipublisha ariko nibyo nuko nawe ukora ikiganiro ukabanza ukaki bene biriya by'amapira nka pira niko bikora yego twakozemo twamakosa ukabanza ukaduta birazwi biriya niko bigenda kuki nkari yabashyize amasinye yagiraga gutya batavuze ngo bahakatinge noneho bashyire bindi ntuze nibura avuga ati shati twege tukujya dukarabye sha ariko nta mu president w'umugabo w'ikirenga uvuga agira gutya ubwo uburi mutanga ibintu byose wabyikuye niho kujya gutya ngo uri mutanga ibintu byose nk'inzoga yabishye bwo kuba bakambuka bagenda urumva bagaragaza yuko abafite ubushobozi bambuka bakajya Burundi ejo navuganaga n'umunyamurenge waho ambwira uti nk'ubu umuntu ufite ubushobozi bukeya ntago yajya mu Bujumbura ndamaze nese kubera iki arambwira ati uyu munsi muri Bujumbura inzu n'urugero wenda y'ibihumbi 100 ati nguri muri 300 cyangwa 350 ati kubera iki ati iki kibazo cyo guhora twikanga Uvira irafatwa ati cyane ko atem Ventura ntabwo ananiwe Uvira ati kuko mu misozi hose nibo bahafite uri kumva ati none twebwe byatugizeho ingaruka kuko nta mukene wakambuka agiye Bujumbura ati Bujumbura hasigaye hahenze cyane kubera ko babazi ko isaha n'isaha bajabuka bajya muri nabi nanimvuze igeza Baraka igeza Karemi igiye mu ibyo bice kuko urabona ko ino Uvira mbese abantu bicaye bavuga bati iri mu kangaratete cyangwa se iri mu kaga nyamara ushobora no gusanga wamugani ino Uvira kuba yaratatswe ariko mu misozi sibyo kuko M23 iri mu misozi irangamiye Uvira sibyo masha ariko ushobora gusanga M23 muri projecteur yabo wenda no Uvira batanafite kuba bayifata mu gihe gitoya rwose ariko ugasanga abantu bafite iyo panike nyine yuko aba bagabo bashaka kuzafata ino Uvira abantu bo muri Kongo bagira ukuntu babana bagira ukuntu bibanira ajye ubihorera Sandrine none se nyine nubwo utavuga ngo abantu babariho mu ituze n'itekane nta bantu bamwe mu miryango ihigwa y'abarwandofone bakiri mu side ya guverinoma hatarafatwa benshi ntibwira bo gacya se umwarabu uhana inka no mu Yahudi wagera kuri gahunda ugasanga siko bimeze baranashyingiranwa ibi ni ibintu tuba tuvuga bigomba kuvamo propaganda zo kubeshya urumva so abageze mu Rwanda rero basanga u Rwanda bya bindi babwiwe byose hafi 100% ntacyo basanga kuri gahunda ntabwo ujya mu marangi ngo saye ngo tango marangi ngo yo mu bijogo ngo hano hacamo umurongo ngo ugize gutera iki niki ngo nujya hana nta kintu usanga amahoteli buri kimwe cyose bataha bakamye kimasa nta kintu babonye so ibyo turabivuga ku Rwanda nk'abanyarwanda abayisraeli bakabivuga nk'abayisraeli ariko n'abakongomani bavuga gutyo abakongomani bavuga ko ushobora hari akarere ushobora kubamo sibyo ugatuza uri mu Rwanda phone hari ukuri za propaganda dashaka ko tuvuga jewe amakuru mfite muri myaka 5 mu 23 maze iminsi Rwanda wenda ntabona akamaro kayo ko kuyatangaza cyangwa se igihombo cyayo cyo kuyatangaza nuko mu gihe intambara zari zikomeye bari abamutayimba barya inka z'abaturage bakarayiri urumva nuriya wundi wagiye Kinshasa wari ukuriye Wazalendo hariya uriya mu generali akunze kwibagirana muri iyi minsi nta kivuga cyane ko asigaye Kinshasa bakubwira ko buriya amatimu y'Abazalendo ariko harimo n'amatimu cyane byakunze mbona biri mu bushobozi bwayo ikagera niyo Baraka ikagera niyo Bibogobogo nkurikije amagambo nabonye umuturage w'Ibibogobogo abwira yakutuma mufashe mu kiganza ati wowe sha dukiza abantu bawe ati turakuze hari ikintu bari abantu bahumekaho inongeye gufata Uvira nabonye abavira bakubura imihanda bayibonye hari ikintu bahumekaho urumva kimwe nuko ngo akandi gakora byose uri uzi ko mu bintu by'intambara urumva ntubona ko M23 ihanganye na guverinoma kandi ureba ko Uvira
ari nka epicentre yo guhangana, kuko niho sidiki bisigaye ikorera leta. Uzi ko buriya uretse gusa amasasu ko yica, uretse ko intambara yica, uretse ko ubugwaha bw'intambara twese tutabwirengagiza, uzi ko hari igihe abaturage babenefitinga nuko barimo kurwanirwa na protagoniste. No kuvuga iki, buriya leta ishobora kujya kubaka imihanda muri Uvira, amagorofa, amasoko meza, imihanda, amatara ku mihanda, kugira ngo abaturage bayiyumvemo, kugira ngo leta yibagize abaturage inyeshyamba n'utwiza zari zimaze kubagezaho mu kwezi zahamaze. Ariko ibingi birajya mu Burundi, urumva nemo FRDC iri muri Uvira barakubwira ati M23 iri kuba ibishyira ku cyokezo, ati bafite ubwoba, bari kwikanga agatambutse kose. Icyo nkubwira kuko ikanga ni kuko M23 naho idasinzira, yego nabo yikanga ko bayigaba ibitero. Ibyo ni by'abasirikare, twe turi muri politike. Kimwe no ku muturage wo Minembwe, nejo nabonye ba Colonel Rugabo, ntabwo tukivugana cyane muri iyi minsi, nabonye bakoresha umuganda. Biriya byose wabonye inama ya Colonel Mitabu aganiriza abaturage. Ndashaka nkubwire kote positif y'intambara, urumva, mu gihe itarabonerwa umuti ngo hagire ikisimbura, nuko umuturage aba yabaye center, bose basentaringa aho bamushaka kugira ngo bamunezeza bumve. Agize amahirwe bakabona sizifaya nini cyane imara igihe kirambye, kuko nko muri Uvira hari boulevard barimo kubaka ubu ngubu, umuhanda mwiza cyane. Minembwe nabo barashaka kubaka n'ibibuga by'indege bakabisa. Nese abangaba bakora ingendo basigaye bagera mu bibuga by'indege, cya kibuga n'ikisigaye gikora, yego, cya Minembwe. So ye cyo mbona rero ubundi byakabaye byiza bakareka Munyaminembwe Mirenge, urumva, akava Minembwe akikubita ku isoko akajya kurangura Uvira, nubwo intambara ikiriho, urumva, yego, wenda ko kabara agahenge gafatika number 2, ariko number 1 ukubita ndazamukubita muvana hari maze agire. Buriya Kivu zombi zifashwe byafasha, ntago ari umuti w'ikibazo, ariko rimwe kabiri rutarimwe. Yego, ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka, ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba iza Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo Igikondo mu mujyi wa Kigali n'Inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Na leta no Umunyazambiya. So no kuvuga iki rero, ubundi kugira ngo nabyumve, ntabwo Burundi kuba buri muri Kongo ari ubuhangange, ahubwo bwabuze icyemezo cya gihanganye cyo kuzidrowing ngabo, ko hazidrowing abahanga, ntabwo hawizidrowing intuza inkebebe. Yego, buretse winyihutisha ingabo zitagira, reka nkubwire ati winyihutisha. Jewe mfite esprit militaire, sibyo, harombe hisha. Aya, ubu nkaba mu gisirikare kidafata defense nimwe, nkaba mu gisirikare nkaza hangaha ngajya nigamba ngo ngiye nivuga ibi ngo nanyuze nkunuze ngo mfite ngo background ya gisirikare. Buri umusirikare w'u Burundi yajya hana kigamba ati shati giye buje n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo, agiye nko gutereta inkumi, wajya gutereta inkumi ugenda ureba hasi ngo arabeze shango Fabiano, nka Fabiano yajya kwa kumugeza ahantu umugena ahantu, wa mwana numvaga bakenesi basekana mutabaruka, uri aho yajya kusaba umugeni ugapfa kumuhereza, bavuga ati washe cyane wananiwe no kurwana nje kugira gute cyo korashobora kuba romantique, ariko romance yana irimo akabazo. So kino gisuzuguriro cy'ingabo z'u Burundi bazagikosora. Nakubwiye imyaka nka 20 kongera kwicara mu kubaka igisirikare bundi bushya, urumva, gifite ubushobozi, gifite politique, gifite siyasa, gifite morale. Kandi iyo mvuga ibi igisirikare kirubakwa Sandre,
igisirikare kinesha kirubakwa ariko ibaze nk'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nta mwaka ushize mu mbwirwaruhame twumvise ashima inzego za gisirikare akongeraho ko ari nazo yamye yifuza mu kuzubaka kandi yazubatse kuva from the scratch kugera ugeze uyu munsi. Yego. Mu nyuma y'imyaka 32 umugabo w'ikirenga w'ingabo bakavuga ko so far so good mu buryo ingabo zubatse. Ni example ntanze tugarutse hano mu Rwanda. Nuko ingabo zirubakwa. Urumva? Igisirikare kirubakwa nkuko abantu bazi bubaka nyine ibyo bita kubaka establishment ikirya cyose. Ariko abadede baraje cyana tuvunyesha bajya muri cyana tuvunye baratera mu cyatu nyamaka 20 yashize. Ubundi twe tujya dukarabye sha dufasha Uvira twahita dutera mututse mu Kirundo barumiwe none bageze bavuga ngo rwose ngo biri mu maboko y'u Rwanda ngo bigeze mu maboko y'u Rwanda ngo nose biri mu maboko y'u Rwanda nta mu perezida ubundi uvuga gira gutya nta perezida yuvuze gutya kugira gutya no guhereza urumva umuntu urwana akora w'indwanya akora sinye ntabwo akora ngo ubu nta ikibazo kiri mu maboko y'u Rwanda pe ubwo igihugu gise mu maboko y'u Rwanda nta gihugu cyo mu maboko y'ikindi. Ubundi barabajyanama be no muri communication bavuga ko ntuzongera kuvuga ukora amasinye ne watumiye Siriya kimuhaye nayo utari tayari ari tayari yarekera muganza ariko nawe uramutse Siriya kimuhawe nayo none se umuntu ushinzwe communication muri presidence y'u Burundi kuki atabanza kuvuga ngo kuko babanza kubasaba ikiganiro ngo bakirebe mbere yo kugipublisha ariko nibyo nuko nawe ukora ikiganiro ukabanza ukaki bene biriya by'amapira nka pira niko bikora yego twakozemo twamakosa ukabanza ukaduta birazwi biriya niko bigenda kuki nkari yabashyize amasinye yagiraga gutya batavuze ngo bahakatinge noneho bashire bindi ntuze nibura avuga ati shati twege tukujya dukarabye sha ariko nta mu president w'umugabo w'ikirenga uvuga agira gutya ubwo uburi mutanga ibintu byose wabyikuye niho kugira gutya ngo uri mutanga ibintu byose nk'inzoga yabishye ntabwo byoroshye bwana Masha aba muri communication rwose bazikontrol none se Mashari ukiraho tukiri ku Burundi aho nanabonye amakuru avuga yuko abo muri za Gumino yego za Gumino ngo hari abajoininze ngo twirwaneho ngo bakonaga na Colonel Nyamusaraba uri kumva hanyuma ngiye kubona mbona amakuru navugwa ko muri Uvira ati ukurikije kansomino texte atukurikije uko amasaha iminsi n'amasaha bigenda bitambuka bigaragara ko ino Uvira ishobora kuba iri mu kaga cyane ko umunsi ku wundi abakomeye barambuka abagenerale ndetse n'abandi bafite ubushobozi bwo kuba bakambuka bagenda urumva bagaragaza yuko abafite ubushobozi bambuka bakajya Burundi. Ejo navuganaga n'umunyamurenge waho ambwira uti nk'ubu umuntu ufite ubushobozi bukeya ntago yajya mu Bujumbura ndamaze ndetse kubera iki arambwira ati uyu munsi muri Bujumbura inzu n'urugero wenda ibihumbi 100 ati nguri muri 300 cyangwa 350 ati kubera iki ati iki kibazo cyo guhora twikanga Uvira irafatwa ati cyane ko atem 23 ntabwo ananiwe Uvira ati kuko mu misozi hose nibo bahafite uri kumva ati none twebwe byatugizeho ingaruka kuko nta mukene wakambuka agiye Bujumbura ati Bujumbura hasigaye hahenze cyane kubera ko babazi ko isaha bajabuka bajya muri Bujumbura. None tukibaza tuti ino Uvira ikomeje gutera benshi ubwoba wa mugane 23 yasimbutse ikigera handi abaturage bagatekana nanabonye iminsi yashize ngo ariciwe abantu bane waruvuze kubya abantu bo kwa Gumino bajya muri twirwana ahubwo urabigarura ariko dusimbukire kuri cyo waruvuze yego akantu sojerejeho ari mu 23 ngire Kamanyora igiye isure mu birunga oya apana nyumvishe nabi nani mvuze igeza Baraka igeza Karemi igiye mu ibyo bice kuko urabona ko ino Uvira mbese abantu bicaye bavuga bati iri mu kangaratete cyangwa se iri mu kaga nyamara ushobora no gusanga mugani ino Uvira kuba yaratatswe ariko mu misozi sibyo kuko M23 iri mu misozi irangamiye Uvira sibyo Masha ariko ushobora gusanga M23 muri projecteur yabo wenda no Uvira batanafite kuba bayifata mu gihe gitoya rwose ariko ugasanga abantu bafite iyo panike nyine yuko aba bagabo bashaka kuzafata ino Uvira
abantu bo muri Kongo bagira ukuntu babana. Bagira ukuntu bibanira, ajya ubihorera Sandrine. None se nyine nubwo utavuga ngo abantu babariho mu ituze n'itekane, nta bantu bamwe mu miryango ihigwa y'abarwandofone bakiri mu sayidi ya guverinoma hatarafatwa benshi. Ntibwira bugacya se burira bugacya kubw'Imana nyine, Imana ikabongerera iminsi yo kubaho, sibyo? Kandi hari n'abandi bashobora kuba bafana leta, ari abafana ba leta bari mu ifasi ya M23, nabo buriya barahari. Abafanye Tshisekedi Leopard itsinda bakamuririmba muri Goma ntabwo twababonye cyane. Sasa ntureba buriya ngo hari abantu bava muri baza mu bukerarugendo hano mu Rwanda bavuye nko mu bihugu by'i Burayi, urumva? Sha Sandrine akaba yasangiye nk'umuntu wo muri Jambo nahe hose baraba ba Bruxelles, ati uragiye muri kiriya gihugu, uragiye mu Rwanda aho abahutu n'abatutsi abakene biki batagize guteye reka sinakubwira kuko yahuye n'iki n'umuntu ushobora kumubwira ibyo yishakiye ku Rwanda, sibyo? Yego. Ariko iyo muganira ukatara amakuru, ndaguha n'urundi rugero rwo muri Israel, ngaho abantu bajya muri Israel gutembera muri ubutembere bwa Yezu no Gorogota nayo hose, ngo bagenda bibwira ko nta Munyepalestina kavukire cyangwa Umwarabu uhana inka n'Umuyahudi. Wagera kuri gahunda ugasanga siko bimeze, baranashyingiranwa. Ibi ni ibintu tuba tuvuga bigomba kuvamo propaganda zo kubeshya, urumva? So abageze mu Rwanda rero basanga u Rwanda bya bindi babwiwe byose hafi 100%, ntacyo basanga kuri gahunda. Ntabwo ujya mu marangi ngo saye ngo marangi ngo uyu mu bijyogo ngo hano hacamo umurongo ngo ugize gutenya iki niki ngo nujya hana nta kintu usanga amahoteli buri kimwe cyose bataha bakamye ikimasa nta kintu babonye. So ibyo turabivuga ku Rwanda nk'Abanyarwanda, Abayisraeli bakabivuga nk'Abayisraeli, ariko n'Abakongomani bavuga gutyo. Abakongomani bavuga ko ushobora hari akarere ushobora kubamo, sibyo? Ugatuza uri no mu Rwandofone. Hari ukuri za propaganda ndashaka ko tuvuga. Jewe amakuru mfite bino myaka 5 mu 23 maze iminsi Rwanda. Wenda ntabona akamaro kayo ko kuyatangaza cyangwa se igihombo cyayo cyo kuyatangaza. Nuko mu gihe intambara zari zikomeye bari abamutayomba barya inka z'abaturage ba Karayiri, urumva? Nuriya wundi wagiye Kinshasa wari ukuriye Wazalendo hariya, uriya mu generali akunze kwibagirana muri iyi minsi nta kivuga cyane ko asigaye Kinshasa. Bakubwira ko buriya amatimu y'Abazalendo, ariko harimo n'amatimu cyane cyane byakunze kugaragara ahantu muri za Sud Kivu cyangwa abagabanira na Sud Kivu. Yego. Wasangaga hari ntabwo bari benshi pe, uvuye ngo n'amatsinda y'amatsinda manini, ariko baprotejaga inka z'abarwandofone n'abatutsi. Turimo kujyana. Ntabwo se barabazarendo cyane. Ariko abaturage muganira ntabwo ugiye mu Ventura bikubwira, nta munyapolitike babikubwira kubera inkubiri ya politiki ukuntu bihagaze, ariko abantu individuel mabara bikubwira ngo inka zanjye se ushanga ugire ngo kuba ngo zikirinzwe ngo ntizavuye mweso ngo zikaba zirinzwe n'aba bakanaka. None se muri politiki iyo leta yaruzayikubwira? So rero reka nkubwire, reka ibyo tubiharire Abakongomani, intambara barwana ni yaba, ariko Abakongomani baziranye kabisa. Aho bikunda M23 yahabohoza. Icyo nemera nanjye nuko nkurikije ibyo mbona mu nama z'abaturage aho zino nyeshyamba zigeze, bafite ukuntu batekana. Baratekana, ikintu kibisigara kibagora ni kondisiyo y'inyeshyamba, kuko umuntu wamenyereye kuba muri delinquance ya leta yicunda yikoba agira gute, iyo ageze mu nyeshyamba biramugora gukora amategeko n'amabwiriza ahasanga. Nk'ibihugu nka Kongo bitamenyereye kuba amategeko, na zino ngabo za FARDC zinanirwa kwiyunga kuri M23, ubanza zinanirwa na discipline yazo. Wabonye wibye telefone, yibye telefone baramukubita mu gihe ahubwo cyari baga telefone gashyira komanda ati ni ibyicumi fata he 7 urumva? So kandi ni byinshi bivugwa, hari umwami witwa Rajab uretse kwandikira abayobozi ba M23 ababwira kandi umukada wa M23 nabona gamba ibintu bya FC mu mafoto, ahubwo ukuntu bamurenganyirije umuvandimwe we akaba araburi birengero kazarama n'abana be. Izo stories zarahise ziratambuka. Yego. So aba bantu baraziranye ku mpande zombi, urumva? Ku mpande zombi hashobora kuba ibibazo nk'uko abana bisubizo. Hanyuma rero wenda ntabwo nzi ko nabangusubije neza, ariko ninde ufite amahirwe? Ese nabatageze na M23 ikeneye gusimbukira baraka abantu babatuze. Mbona biri mu bushobozi bwayo ikagera niyo baraka, ikagera niyo bibogobogo. Nkurikije amagambo nabonye umuturage w'ibibogobogo abwira Yakutuma mufashe mu kiganza ati wowe sha
dukiza abantu bawe ati turakuzi. Hari ikintu bari abantu bahumekaho inongeye gufata Uvira, nabonye abavira bakubura imihanda bayibonye, hari ikintu bahumekaho urumva. Kimwe nuko ngo akandi gakora byose uri uzi ko mu bintu by'intambara urumva, ntubona ko M23 ihanganye na guverinoma kandi ureba ko Uvira ari nka epicentre yo guhangana kuko niho sidiki bisigaye ikorera leta. Uzi ko buriya uretse gusa amasasu ko yica, uretse ko intambara yica, uretse ko ubugwaha bw'intambara twese tutabwirengagiza, uzi ko hari igihe abaturage ba benefitinga nuko barimo kurwanirwa na protagoniste. No kuvuga iki, buriya leta ishobora kujya kubaka imihanda muri Uvira, amagorofa, amasoko meza, imihanda, amatara ku mihanda kugira ngo abaturage bayiyumvemo, kugira ngo leta yibagize abaturage inyeshyamba n'utwiza zari zimaze kubagezaho mu kwezi zahamaze. Ariko ibingi birajya mu Rundi urumva, nemo FRDC iri muri Uvira barakubwira ati M23 iri kuba ibishyira ku cyokezo, ati bafite ubwoba bari kwikanga agatambutse kose. Icyo nkubwira kuko ikanga ni kuko M23 naho idasinzira, yego nabo yikanga ko bayigaba bitero. Ibyo ni by'abasirikare, twe turi muri politike. Kimwe nuko umuturage wo Minembwe nejo nabonye ba Colonel Rugabo, ntabwo tukivugana cyane muri iyi minsi, nabonye bakoresha umuganda. Biriya byose wabonye inama ya Colonel Mitabo aganiriza n'abaturage. Ndashaka nkubwire kote positif y'intambara urumva, mu gihe itarabonerwa umuti ngo hagire ikisimbura, nuko umuturage aba yabaye center, bose basentaringa bamushaka kugira ngo bamunezeza bumve abatega amatwi. Kuko kubona Colonel Mitabo ari kumwe n'abaturage n'abasaza n'udusaza n'ingofero n'ibyo byose baganira, iryo shema ntago bakabaye baribona ku buryo bworoshye batari mu ntambara. Icyo uracyumva neza? Yego. So abaturage rero muri Kongo, icyo cyo wenda ntabwo ari ikintu kigari wavuga ko cyaza muri priorite, wenda se niki, nta ukunze intambara rwose. Ibiganiro dukora mujye mutwumva neza icyo tubabwira, ariko ubundi ubusanzwe bavuga ko ahantu hari intambara hashobora kuba n'ubwo buryo leta ibabebeza urumva, kugira ngo urubyaro rwabo, abana babo batajya nko munyeshyamba, kugira ngo abahinyeshyamba zibiri nabo batajya muri leta batajya muri leta. Uri muturage wo muri Kongo agize amahirwe bakabona sizifaya nini cyane imara igihe kirambye, kuko nko muri Uvira hari boulevard barimo kubaka ubu ngubu, umuhanda mwiza cyane. Minembwe nabo barashaka kubaka n'ibibuga by'indege bakabisa. Nese abangaba bakora inyoni basigaye bagera mu bibuga by'indege, cya kibuga n'ikisigaye gikora, yego, cya Minembwe. So ye cyo mbona rero nibahagarika intambara, ariko kandi umuturage avuga ati sha murabeshya, ni mwese nige mu rwanira. Icyo umuntu amuhaye agifate gifakwa kitagira nabi. Ubundi kandi kuri end of the time bazakora uburyo bwa finale burangiza intambara. M23 kwikurasa leta ku buryo bwumvikana ikayikura kwizima, cyangwa M23 ikayirasa nayo ikayikubitika yirukankana byose nayo ikayikura kwizima. Oya cyo leta, ahubwo leta nako bagakubitana bakabana ku nzira. Ibyo uvuga ngo nicyo kizarangiza intambara, abantu turage bagatekana. Cyane ko mu gukubita kwa M23 yete kubita Uvira, yete kubita Baraka urumva, yete kubita Butembo na Beni, nibura ubu ngubu ikaba ikontrola Kivu entièrement, Kivu provinces, yego, Sud Kivu na Nord Kivu. Kandi Marshal na Sandrine ntabwo twekwicara ngo dutekereze ikintu izi nyeshyamba nazo zidatekereza. Ndetse ariko tugira amaranga mutima gusa. Erega nabo baribaza ubu koko ubu nkabusa ubwangwe Patrick Nshombo, sibyo? Nakubwiye kuva na kera nti wa mu guverineri uko muri usura abaturage ari kujya kuri seneri urebe insinga z'amashanyarazi mu kimwe cyose, uzagena mu Minembwe ujye kubabwira ibikorwa by'iterambere ko babaye abaturage bawe. Ariko bizamworohera, ntafite mwenga, ntafite ikiniki, ntafite Uvira. Ubu ntiyajya kuvuga ijambo muri Uvira. Uvuga ijambo muri Uvira ni Jean-Jacques Purusi woherejwe na leta. Kandi umuntu uri mu maboko ya leta cyakurenga da. Abadiplomate baza iyo baje muri Nord Kivu bavuye ku isi yose bajya kwirebera Evariste Somo general wo muri Beni, si uyobora se mu buryo bwa guverinoma ya Nord Kivu. M23 yazahinduye kiriya kintu igakubitika zifata zose ikabirukankana. Icyo rero cyafashe intambara, cyangwa leta ikabirukana ikabakuraho bafashe. Ntago ndaza ngo mbogame, yego, reka kugira ngo gavana ngo babiri ngo gavana babiri nta bihanga biri mu nkoni imwe, sibyo? Kuko nubwo intambara yahagarara uyu munsi bakajuwaro ikaba muri role ya statiko uko ihagaze uyu munsi, sha ino ntambara yabirimo agahaze. Ibaze ko umuturage wari ugezi hepfiriya muri Minembwe
kandi leta niyo ifunga umutwe atakwicira muri Uvira yikomereza ari Bukavu mu gihe M23 irekura abantu nta baturage ejo bundi wabonye Colonel Nanga yatabaye bagize impanuka yababwira ko bagiye he bavuga ko bagiye Beni bavuye mu fasi ya M23 bigiriye Beni wagira ngo ntibanazi ko abaye Ebola urumva so kuri M23 yo irumva ko abaturage kuba bava mu ifasi bakajya muri Beni bakava muri Beni bakazagaruka ntacyo bitwaye yego ariko leta ifunga umutwe ubundi byakabaye byiza bakareka Munyamunembwe Mirenge urumva akava Minembwe akikubita ku isoko akajya kurangura Uvira nubwo intambara ikiriho urumva yego wenda ko kabara agahenge gafatika namba 2 ariko namba 1 ukubita ndazamukubita muvana hari maze agire buriya kivu zombi zifashwe byafasha ntago ari umuti w'ikibazo ariko rimwe kabiri rutarimwe yego zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda niza bamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo igikondo mu mujyi wa Kigali n'inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka